Reka mbasuze kandi mbifurize byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka tureze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Umuhanzi Ngabo Medard yamaze rero kwinjiza umwana we nyine w'imfura muri music. No kuvuga uyu Meddy nyine ni umuhanzi w'indirimbo zisigaye zo kuramya no guhimbaza Imana nyuma y'uko aretse indirimbo za secular. Yasangije rero abamukurikira rero by'umwihariko ku rukuta rwe rwa Instagram aho yari ari kumwe n'imfura ye rwose. Uyu Meddy nyine yari arimo amwigisha nyine uko music ikorwa, uko muri studio biba byifashe nuko bigenda. N'imfura ye y'umukobwa witwa Miyala Ngabo akaba yaravutse Werurwe 2022. Uyu Meddy rero yagiye atangwa ibitekerezo nyine n'abakunzi by'umwihariko nyine bamukurikiranira hafi ku rukuta rwa Instagram, aho wabonaga ko abantu benshi rwose nyine mu bafana babyishimiye cyane barimo bamugaragariza urukundo ku buryo budasanzwe. Uyu Ngabo Medard nubwo ari kugerageza kwinjiriza umwana we muri gospel nyine, turi ko benshi nyine bahise bagaruka bavuga bati uko byasa kose ni gospel, ati ntabwo yashobora ibijyanye na secular cyane ko na Ngabo nyine cyangwa se Meddy nawe ubwe yabivuyemo. Benshi rero bagiye bagaruka bavuga bati uyu Meddy yinjije umwana we nyine muri gospel, aho nyine benshi bagiye babyishimira cyane bavuga bati ntabwo bishoboka ko yamwemerera akajya muri secular, ahubwo nyine amujyanye muri gospel. Iki ni ikintu cyiza kandi gifite agaciro cyane gakomeye, kandi ndetse n'abakunzi be nyine bakomeje kubyishimira. Bakomeje kubyishimira ndetse benshi nyine bagenda banabigarukaho cyane, ndetse benshi bakomeje nyine kubyishimira bavuga bati gospel ikomeje gutera intambwe nziza cyane, gospel iri kugenda igana imbere. Ni n'ibintu by'agaciro cyane kubona rero uyu Meddy atangiye gushaka abana bato nyine by'umwihariko nyine nk'umukobwa we w'imfura, arimo amwinjiza mu nzira nziza yo kuvuga ati reka mushyire muri gospel. Ni ikintu cyiza cyane kandi twavuga ko ari ikintu gifite agaciro gakomeye cyane, gitanga n'icyizere cy'ejo hazaza kuri gospel nyarwanda. Muri kubona ko gospel mu buryo budasanzwe iri kugenda izamuka kandi iri kugira n'abafana bakomeye cyane. Ni ibintu bigenda bihabwa agaciro cyane, bitandukanye n'uburyo benshi bari biteze ko secular nyine ari izakomeza kujya imbere, ndetse na gospel ubona ko iri kataje cyane mu gutera imbere. Hagenda hazamo udushya twinshi cyane, kandi n'abakunzi bayo nyine bagenda bahamiriza ko batibeshye ko barahisemo gospel. Dore ko uretse uyu Ngabo Medard hari n'abandi benshi murabizi ko duheruka no kwibaruka cyangwa se no kubona irindi tsinda nshya, by'umwihariko Alice Angelmaine ubona ko rwose nabo batanga icyizere cy'ejo, na Vestina Dorcas murabazi bo bamaze kwaguka, bamaze gufata gospel nyarwanda bakayigeza hirya mu bihugu bindi. Aba ari ibintu byiza cyane kandi n'ibintu by'agaciro nyine, ni ibintu twavuga ko twakishimira. Uyu rero Ngabo Medard ndetse nyine n'umugore we Mimi bakaba baragiye nyine bavugaho amakuru nyine yuko bakiriye agakiza, by'umwihariko nyine akaba ari nayo mpamvu uyu Meddy yavuze ati reka mpitemo kureka secular ubundi njye muri gospel. Uyu Ngabo Medard akaba rero afite nyine abana babiri kugeza ubu ngubu. Ubuheta cyangwa se umuhungu aheruka kwibaruka yitwa Zayn Ngabo, akaba yaravutse tariki 28 Mata 2025. nawe nyine iyi mfura ye nyine Miyala Ngabo akaba yaravutse muri 2022, akaba ari naho nyine yamaze kumwinjiza muri music cyangwa se muri gospel. Aba bombi rero bashyingiranye muri Gicurasi 2021 nyine aho bita i Dallas ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ariho bagiriye ibihe byiza rwose bidasanzwe, akaba ari n'ibihe byabaye ibihe bizahora byibukwa. Bakaba barafashemo n'amashusho ndetse bakora n'indirimbo nziza cyane yitwa Queen of Sheba. ni indirimbo muzi muri benshi, indirimbo yagiye itrendinga hirya no hino ku isi. Si ibyo gusa rero biri kugenda bitrendinga hano kuri izi mbuga nkoranyambaga, dore ko umuhanzi Yampano yamaze kwakira umwami Yesu ndetse nyine by'umwihariko n'agakiza amaze gukakira, aho yabikoze rero ari live ku rukuta rwe nyine rwa Instagram, aho nyine yari arimo yakira agakiza n'umupasiteri ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero yamufashije
gukiranuka cyangwa se nyine kwakira agakiza. Uyu muhanzi Yampano yaramaze igihe nyine avugwa mu bihe bitamworoheye kandi bibi. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, uyu munsi njyewe Yampano, uyu munsi njyewe Yampano, n'irindi zina ryawe rindi, uwo rizagwira Flori, uwo bizagwira Flori, nemeje umutima wanjye, nemeje umutima wanjye n'ubugingo bwanjye, n'ubugingo bwanjye, n'umutima wanjye, n'umutima wanjye, n'ubwenge bwanjye. n'ubwenge bwanjye. Ijambo rirambwira mu Baroma 10, ijambo rirambwira mu Baroma 10, umurongo wa 9. umurongo wa 9. Uyu Yampano rero yabifashwemo n'umuvugabutumwa cyangwa se Prophet Akimana, uyu nguyu yaba mu Bubiligi, akaba rero yaciye bugufi ubundi yemera kwakira Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwe nyine birumvikana. Yampano kandi yahise atangaza ko afite ubukwe vuba cyane ndetse n'umukunzi we banyuranye mu bihe byinshi, ndetse uyu Yampano nyine akavuga ko atazigera atatira iki gihango yagize cyangwa se kwakira agakiza yakiriye, dore ko benshi bakunze kubijyana bavuga bati ibyo ni ibya social media, ibyo ni iby'amalive kuri TikTok, ntabwo ari ibintu byo guhamiriza. Ariko uyu Yampano yavuze ko atazatatira iki gihango. Ni nyuma y'uko Yampano hamaze kujya hanze amashusho ye rero amuvugwaho, ndetse benshi bagenda bavuga n'ibintu byinshi cyane bavuga bati Yampano bye byararangiye, muzika yararangiye rwose, ndetse n'igikundiro afite cyose cyararangiye. Ariko nyamara uwakiriye Yesu nk'umukiza nta kabuza igikundiro kirongera kikagaruka ndetse akongera no gutera imbere. Ibi ni ibintu byiza twavuga ko biri kuganisha aheza, ndetse nyine na industry nyarwanda muri rusange, nubwo nyine bagiye havugwa mu biriya byose, ariko iyo wakira umwami nk'umukiza byose birashira kandi ibibi byawe bikarangira. Nawe rero iyo utamutengushye umwami akomeza kugukoresha kandi akagukoresha mu nzira nziza. Ese Yampano ntabwo tuzongera kumubona muri za video, ntabwo tuzongera kumubona mu bindi bibi bindi. Reka dutegereze turebe, wenda uyu Yampano wanasanga ari no gutwikira indirimbo nk'uko benshi bagiye banabigaruka ubwo bakiraga hanze za video, ariko bamaze kubona ko biri sere ubwo bamwe batangiraga gufungwa baravuga bati uku ntabwo kuba ari gutwikira indirimbo abantu bari gufungwa. Mu yandi makuru rero ari kugenda agarukaho n'ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye, n'umusitreamer iShowSpeed uyu ubwo yarangizaga uruzinduko rwe yagiriye hano nyine muri Africa, no kuvuga Africa Goes Speed, Speed Goes Africa, no kuvuga nyine ko uyu Speed arangije nyine urugendo rwe, n'urugendo yari yitabiriye ibihugu bigera kuri 26 byo muri Africa, ndetse akaba arimo n'u Rwanda. U Rwanda nyine nako akaba ari ibihe byiza yagirimo bidasanzwe, dore ko u Rwanda ari ku mwanya wa 10 mu bihugu byose yagiye azenguruka, aho by'umwihariko nyine mu kumukurikira. Ariko igitangaje nuko uyu iShowSpeed mu mashusho yagaragaye asoreza nyine mu gihugu cyo hari muri Ghana, dore ko no muri Ghana yavuze ko ababyeyi bafite inkomoko ari muri Ghana. Uyu iShowSpeed mu gukora iyi stream ya nyuma nyine hari muri Ghana, yagize ibihe bidasanzwe by'umwihariko nk'u Rwanda, aho yari yambaye umupira w'u Rwanda usobanura ibyiza by'u Rwanda. nyine no kuvuga nyine yari yambaye umupira ushushanyijeho ibyinshi biranga u Rwanda by'umwihariko nk'ingagi, dore ko hari hananditse ku mupira w'iti 1000 years cyangwa se urw'imisozi igihumbi. Ni ibintu byakoze ku mitima by'umwihariko abanyarwanda bose muri rusange, aho bavuze bati iShowSpeed yatubereye icyitegererezo. Si muri Ghana gusa cyangwa se mu Rwanda bishimye, ahubwo na minisita wo muri Ghana yavuze ati tumuhaye ubwene, tumuhaye passport. Yamuhaye passport uyu iShowSpeed mu rwego rwo kumushimira ko yazengurutse igihugu cya Afrika cyangwa se umugabane wa Afrika, avuga ko nyine Afrika nayo ari ibihugu bikomeye cyane kandi birimo bikataje mu iterambere, benshi baragiye babibona, aho abanyamahanga usanga bavuga bati Afrika yasizwe inyuma n'amateka, aho bakolonije nta kindi kiza bazigera bigezaho. Ariko benshi bagiye batungurwa nyine ubwo uyu musore yabonaga atembera cyane kandi akabona ari gutembera mu mijyi myiza cyane, ibintu byinshi cyane ubona ko kandi ko bishimye ko nyine batahejwe inyuma. Ibihe byiza yagiriye hano mu Rwanda, kandi hari benshi yagiriye umumaro, by'umwihariko ababashije guhura nawe cyangwa se aba content creator, cyane ko tutavuga byinshi cyane nk'ibyo
yagiriye hano mu Rwanda dore ko yagiye gusura no mu birunga, akaba rero ari ibintu byiza cyane, akaba yaranasize no ku idovize. Ibi rero akaba ari ibintu bifite agaciro gakomeye cyane. Byinshi rero komeza bigezweho hano kuri Wakaragira Official, gusa icyo nagusaba no kwakanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo byose byiza biri hano bye bikugeraho 5 kuri 5. Jye mwabanye nitwa kandi ndabashimiye.